Amabara y'imyenda burya agira ubusobanuro butandukanye hakurikijwe umuco n'ibindi, ariko muri rusange hari aho usanga ubusobanuro buhura. Niba rero wajya gukunda ibara runaka utazi icyo risobanuye, tugiye kukugezaho ubusobanuro butuma uzarushaho gukunda iryo bara. Reka nkwibutse gukomeza gukora subscribe ndetse no gukora share kuri iyi video kugira ngo ugere kuri benshi batandukanye. Ku muntu wambara ibara ry'umweru akanarikunda, ni ibara risobanura ko umuntu ari umwere kandi ko aberwa, ndetse rikongera rigahuzwa n'umucyo. Iri bara ryambarwa igihe umuntu yumva atuje kandi afite amahoro y'umutima. Ni ibara ry'ibirori, ushobora kurijyana mu bukwe, ushobora kubijyana mu birori bitandukanye baba bagutumiyemo kandi byiyubashye. Ni ibara kandi ushobora kujyana mu rusengero mu gihe ugiye gusenga n'ibindi birori bitandukanye ariko byiyubashye. Nyuma ku bantu bakunda kwambara ibara ry'umutuku, iri bara ribyutsa ibyiyumvo n'amarangamutima, rikaba ryerekana imbaraga, ubushake bukomeye ndetse n'urukundo. Abantu bakundana buriya kwambara ibara ry'umutuku ni ryiza. Akenshi baba ari abantu baharanira ikintu runaka cyangwa bafite intego. Ni abantu batava kwizima, bagira amarangamutima yihuse, bigirira icyizere, mbese ni abantu batajya bacika intege. Iri ni ibara wakwambara ugiye guhura n'uwo ukunda, ni ibara wakwambara wasohokanye n'uwo ukunda, ni ibara wakwambara ushaka kugaragaza ibyiyumvo by'ibyishimo ufitiye umuntu, ni ibara wakwambara ushaka kugaragaza imbaraga, ndetse ni n'ibara wakwambara ushaka kugaragaza ko wihagazeho, ushaka abantu bakubona bakahita bumva ibyo utangiye kuvuga kubera gusa ibara ry'umutuku wambaye. Hari kandi abantu bakunda kwambara ibara ry'ubururu, ni ibara rituma umuntu arushaho gutuza, ni ibara akenshi ry'umutuzo mu rukundo, cyane cyane ushaka kwerekana ibyiyumvo by'urukundo rw'abawe cyangwa kwerekana ko witaye ku muntu. Abantu bakunda kwambara imyenda y'ubururu burya bwererutse cyangwa se bleu ciel, ni abantu bakunda kuba bazi guhanga cyangwa mu yandi magambo bari creative. Ni abantu akenshi bazi gutekereza neza kandi cyane. Nyamara ngo abakunda ubururu bwijimye cyangwa se bleu foncé bakunda kuba ari abahanga, bakunda kwigenga kandi bita ku nshingano zabo. Ni ukuvuga mu yandi magambo bari responsable. Niyo mpamvu iri bara ry'ubururu rikunze kwambarwa mu kazi. Ari nayo mpamvu bakubwira ngo niba ugiye muri interview y'akazi, ugiye ku kazi bwa mbere, wakwambara ibara ry'ubururu kuko ubururu buraturisha kandi bugaragaza icyizere ndetse n'ubuhanga. Ibara ry'ubururu kandi waryambara uri kumwe n'abantu bakomeye, cyangwa se ukaryambara mu gihe kindi wabuze irindi bara wakwambara, kuko ni ibara rijya ahantu henshi hatandukanye kandi ugasanga ntabwo rifite igisobanuro kibi. Hari kandi abantu bakunda kwambara ibara ry'iroza, ni ibara risobanura umucyo, rikaba ryerekana isuku. Iri bara kandi ngo riri romantique, ni ukuvuga ko ari ibara ry'urukundo. Ari nayo mpamvu bavuga ko abakobwa bambaye iri bara ry'iroza baba bakurura ababareba. Ubundi iri bara rikunze no kwifashishwa ku bana. Mu gihe ugiye mu birori birimo abana, iri bara ushobora kuryambara. Ariko si bo gusa, kuko ni ibara rigaragaza imideri. Mu gihe ugiye mu birori by'imideri bya fashion cyangwa se ushaka kugaragara ko wambaye neza, burya ibara ry'iroze waryambara kandi rikagaragara neza. Buriya kandi ngo iroza ni ibara rya weekend. Kwambara iroza mu minsi isanzwe burya ngo riba ari ikosa, ariko muri weekend kwambara iroza ni ikimenyetso kigaragaza ko utuje kandi ufite ibyishimo. Abantu bakunda kwambara imyenda y'ibara ry'umuhondo, ni ibara ryerekana ibyishimo, icyizere, umubano, ubuvandimwe n'andi marangamutima meza yose. Abantu bakunda kwambara imyenda y'umuhondo ngo baba ari abantu bashimishije kandi bashimisha abandi. Ni abantu baba bazi gukora kandi bazi guhangana n'ibibagora. Abantu bakunda ibara ry'umuhondo kandi ngo baba bifuza kunezerwa ndetse bazi no kubiharanira. Ari nayo mpamvu ibara ry'umuhondo warijyana ahantu hari umubyeyi wibarutse vuba, cyangwa se ahantu habaye ibirori ariko bishimangira ibyishimo. Ibara ry'umuhondo kandi ushobora kurikoresha mu birori bishimangira umubano. Urugero, niba ari nk'ibirori bya famiye cyangwa se inama runaka, ibara ry'umuhondo burya ngo ni ryiza kuryambara icyo gihe. Ibara ry'umuhondo kandi rijyana n'andi mabara menshi atandukanye, ari nayo mpamvu ugomba kwirinda kuryambara ryonyine niba udashaka ko abantu bakureba cyane cyangwa se bakwibazaho, ahubwo ukaryambara ari rimwe ariko rigaherekezwa n'andi mabara menshi yijimye kugira ngo abantu badahuza amaso ari we bari kuvuga gusa. Hari kandi ibara rya orange. Iri ni ibara rikurura amaso cyane. Umuntu ukunda kwambara iri bara akenshi iyo aryambaye abantu bose bahita bamuvuga ko ahise. Ni ibara ryerekana umuntu uharanira kugera ku ntego ze n'ushaka gukurura amaso y'abantu. Umuntu ukunda kwambarira imyenda ya orange ni umuntu uba uzi gukora, aba afite ubushobozi cyangwa se ari competent. Uyu muntu kandi aba yigenga, aba ari umunyamwete kandi afite gahunda mu byo akora byose, ku buryo akenshi arusha abandi. Uyu muntu kandi ahanga udushya kandi akabikorana imbaraga. Ni nayo mpamvu rero ngo abantu bakunze kwambara ibara rya orange akenshi uzasanga ari abantu b'abakozi ndetse bakundwa mu kazi bakora. Hari kandi abantu bakunda kwambara ibara ry'icyatsi. Iri bara
rijyanye n'ibidukikije. Kubw'iyo mpamvu rero rikaba ritera ibyiyumvo byo gukiza indwara no gutuza. Iri bara kandi ry'icyatsi ryerekana amahirwe ndetse n'ubwumvikane, ari nayo mpamvu ari ryo bara uzakunda kubona rigarukaho kwa muganga. Akenshi ni ibara abantu bakunze kwifashisha iyo bashaka kugaragaza amahoro n'umutuzo mu bintu barimo. Rimwe na rimwe rikunze no kwifashishwa mu birori bya politike n'ahandi. Hari kandi ibara ry'umukara. Ibara ry'umukara ku muntu ukunda kwambara umukara ni ibara rikomeye cyane, ryerekana kuberwa, ubukire, ubutegetsi ndetse n'imbaraga. Umuntu ukunda kwambara imyenda y'umukara aba ari umuntu ngo uzi kwicunga ubwe kandi ngo wabasha gutegeka. Iri bara ryerekana umuntu wubaha abandi kandi nawe ubwe akiyubaha. Iri bara kandi rishobora no kwerekana agahinda, kwiheba ndetse n'ibindi bibi bigendana n'umwijima. Gusa iri ni ryo bara ryiyumvwamo n'abantu benshi umuntu ashobora kwambara igihe icyo ari cyo cyose, aho agiye hariho hose. Umuntu ntamutekerezeho ngo kuki yambaye iri bara. Ushobora kuryambara mu birori by'ibyishimo cyangwa by'umubabaro. Nubwo rero kwambara amabara menshi bigezweho, ntibibujijwe ko wakomeza kujyanisha amabara wambara ukurikije uko ukunda ndetse n'ubusobanuro bwayo. Mu bindi biganiro bizakurikira tuzakubwira uko amabara atandukanye ushobora kuyajyanisha kandi ukaberwa, bityo ukarushaho gukomeza gusa neza. Sangiza inshuti n'abavandimwe iyi video kandi ukore like kugira ngo iyi video ikomeze kugera kuri benshi. Wakoze guhitamo iwawe makiyaje kuri uyu munsi.